Mwongeye kwirwa mwe bakunzi b'ikiganiro show, kanizere ko umeze neza we mukunzi w'ikiganiro show, aho ngo haye ikaze ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Navuga ni ati mbasuje muri ndamutso, ati se wiriwe nimba uherereye mu Burayi cyangwa se ku yindi migabane igiye itandukanye, aho haba bukeye aho babwije. So rero ngenda atangira ngusuza ngo wiriwe cyangwa se waramutse bitewe naho uherereye. So rero kuno munsi tugiye kugaruka kuri update ziri kugenda zivugwa ku mihanda hirya no hino. Hari amakuru bari kuvugwa muri showbiz, hari amakuru bavugwa muri politique, hari abavugwa muri sport. Byose angerageza kuba nabihuza kugira ngo umunsi wawe mukore neza, ubundi tuze kubana buri wese yisanga mu byo akunda cyangwa se mu byo akunda kuba yakurikira, ese amenye ngo muri ibi bintu nkunda ese bihagaze gute. Niyo mpamvu Sky Mbanda kugira ngo umuzanire updates zigiye zitandukanye aho utarabona ahandi hantu. So rero kuri uno munsi ni updates ziri kuvugwa ku mukinnyi CRISTIANO, hari updates ziri kuvugwa ku muhanzi Jux wamenyekanye cyane aho yakoranaga n'indirimbo na Diamond bita Enjoy. So akaba ari indirimbo navuga ngo nziza cyane kandi yamenyekanye cyane ku rwego rwo hejuru. So rero ugomba no kumenya ngo se perezida wacu wa Repubulika Paul Kagame we inama yitabiriye uyu munsi bihagaze gute, bimeze bite. So rero ngiye tugiye kubana ni Sky menyewe ni ya Pablo Papito Bacino Makanti Greg Scopisto, it's ya back and sharp boy. I know the scene of the vanity qui it's ya shop ya DJ Sky Miss Move. So rero tudatinze hari inkuru iri kuvugwa kuri perezida wacu perezida wacu Kagame cyangwa se perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Yo indi nkuru ni inkuru ivuga yuko perezida Kagame yageze muri Tanzania, aho yifatanyije n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma mu bihugu bihuriye mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC n'ibyo mu majyepfo ya Afurika SADC mu nama igamije gushaka umuti urambye w'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. So rero iyi ni inama iteganyijwe kuri uno munsi, ariko akaba ari inama yabayemo yajemo akantu ko kumva yuko perezida cyangwa se nyakubahwa Felix Tshisekedi wa Congo atari buze kwibonekamo, ahubwo yohereje intumwa ye kuba yaza kumuhagarira muri iyo nama. Indi update ni update iri kuvugwa kuri perezida nanone wa Afrika y'Epfo, aho perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yageze i Dar es Salaam muri Tanzania, aho yitabiriye inama idasanzwe irimo guhuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC na SADC, yiga ku kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. So rero nguyu akaba ari Cyril Ramaphosa, aho nabango nawe ni perezida wa South Africa, ariko nawe ukunda kuba yakumvikanisha mu majwi, arimo aravuga yuko ngo ashaka kuzatera u Rwanda, cyangwa se arimo arumvikanisha yuko u Rwanda ngo rufite uruhare runini cyane mu gufasha M23 mu bikorwa irimo byo kuba yashaka kuhungabanya ngo umutekano w'uburasirazuba bwa Congo, aho n'ahandi ni muri Kivu ya ruguru, aho cyane twavuga ngo M23 irimo irakontorora kuba yarafashe uriya mujyi waho wa Goma. So rero ni ibintu navuga ngo bidafite fact cyangwa se binyuranyije n'umwuga cyangwa se n'ibyo yigeze kuvugana na nyakubahwa wacu perezida Paul Kagame. Abavuganiye kuri telefone abavugana inshuro ebyiri, ariko biza kugaragara ko uno mu perezida wa South Africa nawe hari icyo ashobora kuba ashaka kuba yakriyatinga mu rwego rwo kugira ngo agire ibyo yerekana kandi by'ibinyoma. So rero uwo na wundi perezida ni perezida bita Cyril Ramaphosa, aho yageze nawe i Dar es Salaam, nawe akaba ari mu banyacyubahiro bitabiriye iyi nama, cyangwa se mu bakuru b'ibihugu bitabiriye iyi nama. So another update ni update ziri kuvugwa ku mukinnyi Cristiano Ronaldo, akaba nazo ari update navuga ngo zishimishije, cyangwa se abakunzi b'umupira nabo bavuze ati kabisa izi inkuru ni inkuru twari dukeneye cyane. So rero ndaje nyigusomeraho gatoya kambanze nkubwire kuri ino nkuru y'umuhanzi Juma Jux, aho nawe anakubwira ngo umuhanzi Juma Jux umaze kuba kubaka izina mu muziki we muri Tanzania na hanze yaho, yakoze ubukwe na Priscilla Ojo
ukomoka muri Nigeria bari bamaze igihe bakundana. Ni ubukwe bwabereye muri Tanzania bwitabirwa n'abantu batandukanye bazwi mu myidagaduro muri iki gihugu, barimo Omodipoz, Diamond Platnumz waserukanye na Zuchu, akaba harimo n'uwo bita ngo ni Enwar Adorwa wamamaye ku mbuga nkoranyambaga muri Nigeria n'abandi batandukanye. So rero ni ikintu cyiza cyane kuba umuhanzi nk'uyu nka Juma Jux cyangwa se navuga ngo nk'uno mujene aba umaze ko yagira izina muri industry y'umuziki, ndetse umaze ko yagira n'indirimbo nyinshi cyane zagiye ziba hit and mega hit. So waba watekereje ikintu cyo kuba yashinga urugo, ni ikintu cyiza cyane, ikintu kigaragaza ko ari umuntu w'umugabo kabisa udakeneye kuba yabaho ari ingaragu cyangwa se ari umuntu ukunda kuba to enjoyment another girls then, ariko akavuga ati ngiye nkoze stress zanjye zo kugira ngo abyibuze ngire madamu mu rugo, ubundi nibyo mvunikire madamu, mvunikire abana, mvunikire famille muri rusange. So rero ni ikintu cyiza cyane, ni ukwe babonaga ko bwari buryoheye cyangwa se bwari bunogeye kububona kubera ko bwari ubukwe bwiza burimo ibyamamare ndetse burateguye cyane. So rero navuga ni akatumwifuze kuzagira urugo rwiza cyane, kandi ko ari icyo abarimo arerekana n'abandi bahanzi bataba bafite igitekerezo, kubera ko biriya turabizi neza ko abahanzi benshi cyane badafite uburyo bwo kuba babasha kuba bakikontorora mu rwego rwo kuvuga ngo dushaka abagore, kubera ko babona ibyo barimo cyangwa se life barimo ari life isaba kuba bahora nyine bishimana n'abakobwa bagiye batandukanye. Ariko buriya akenshi cyane biba byiza cyane iyo ufashe umukobwa umwe muri abo bose muba mwarahuye, akaba ari uvuga ati njyewe uyu nguyu niwe ngize umugore. Se rero navuga ngo Juma Jux tumwifurije kuba yashinga urugo ruzima kandi urugo ruhire, ndetse n'Imana ikomeze ibane nabo mu rugo rwabo. Se rero angiye kugusomera kuri none ya CRISTIANO RONALDO kugira ngo tugende tumenya ngo se abyifashe gute aho hirya no hino. So rero inkuru iravuga ngo umukinnyi CRISTIANO RONALDO cyangwa se umukinnyi navuga ngo awarurangiranwa muri no football ayo ku isi hose, navuga ngo ni umukinnyi wubatse ibigwi ndetse ufite ibigwi uzahoraho muri uruganda rwa football cyangwa se mu bintu bijyanye n'imipira. So rero navuga ngo umukinnyi CRISTIANO nyuma yo kuzuza imyaka 40 yongeye gutsinda igitego cyuzuza ibitego 924 amaze gutsinda by'akarusho imbere y'umubyeyi we wari waje kwihera ijisho umuhungu we mu gihe yararimo arakina. Mama yavuze ni njyewe ngomba kujya kureba umuhungu wanjye, ngomba kujya gufana, ngomba kujya gushyigikira umuhungu wanjye. So rero ni ikintu cyiza cyane, ni ikintu nabanza ninzoga gatoya kugira ngo byibuza atumenye ngo se ubundi ibi bintu koko ni ibintu bihabwa agaciro, tukamenya ngo se ibi bintu ni ibintu koko abantu benshi cyane bakagombye kuba bakora nk'abamama cyangwa se nk'abapapa, bagaha agaciro impano z'abana babo kuva mu bwana kugera bakuze nabo ubwabo, bagakomeza bakurikirana impano z'abana babo kandi bagashyiramo akantu k'umwihariko ko kubafana. Ni ikintu rero cyiza cyane kubona umubyeyi nka mama CRISTIANO yari yaje kuba yamufana, kandi nawe ari umuntu w'umupapa ndetse ufite abana n'urugo rwe, ariko mama akavuga ati ngiye ngo menye gufana umuhungu wanjye. So rero ni ikintu cyiza cyane, ni ikintu tugomba natwe kuba twakenera muri no industry zacu zigiye zitandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kubona abamama bitabira ibirori by'abana babo, bitabira imikino y'abana babo, ibintu bigiye bitandukanye. Ni icyo cyerekana ko burya bya bintu ari ibintu bifite agaciro cyane. So rero mama CRISTIANO yari yaje by'umwihariko kuri stade kugira ngo yihere ijisho umukino wari wahuje Anase ndetse na Alfea bahuye kugira ngo abakine ubundi bashimishe abafana babo. Se rero uyu ni umukino waje kuba CRISTIANO yagaragaramo atsindamo igitego kimwe, biza kurangira ari 1-3 kusa bwa Anase yatsinze Alfea. So rero navuga ngo ni ibintu byiza cyane, ni ibintu byiza cyane cyane. So rero izo update mfite for right now, reka tuze korana mu zindi update z'ubutaha. Nge mwari muri kwana ni Sky Menye. Ciao ciao.